ati ni mugenzi w'inganzo twarasinze ariko watubwira inkomoko y'ako kantu ho gatoya. Ego ndi mugenzi w'inganzo nyiri ubutangwa mutima utuje ndi uwo Ruganzu yaganje kuzajya mvuga ibisiga imbere y'abasizi ndetse nkanatoza n'ishyaka rishya ry'u Rwanda. Guma. Ati guma oya ako kantu kavuge twumve. Nagome rwose niyongere mutima w'urugo. Amen. Meze mute uyu munsi tugeze muri cya kiganiro cyacu cyitwa ukuri nukuhe. Ingingo y'umunsi iragira iti ese koko iri jambo rimo riragenda rijya hano hanze ati nta myaka 100. Iryo jambo koko niryo cyangwa siryo? Hano rero sindi njyenyine ngiye kwifashisha bano batumirwa ndi kumwe nande Twarasenze Geraldine mugenzi w'inganzo. Ati ni mugenzi w'inganzo twarasenze Geraldine. Undi turi kumwe ni uri kumwe na Kirimo Henecyo Alphonse Kirimo Henecyo. Ubwo uyu munsi rero ingingo yacu irimo iragira iti ese koko iryo jambo ririmo barimo baravuga ati nta myaka 100 niryo cyangwa se siryo? Alphonse wowe ubifata gute? Nakoze cyane iryo jambo Yesu uyu munsi ndifata nkaho ari ryo kuko nta myaka 100 shingira yuko ntacyo turi gufata. Bamwe bararya inyama z'abapolisi ariko inyama z'abapolisi wakunze uvuga inyama z'abapolisi ni iki bisobanuye iki? Kindakijyanisha n'urubyiruko rw'uyu munsi rwibana aho bakunda kwita abasiribateri cyangwa se abantu baba mu mageto. Bararebye babona intoryi nta rindi zina baziha batangira kuzita inyama z'abapolisi. Ukurambira umuntu ry'inyama z'abapolisi wamugereranya n'umusekuruza wariye inka indi ziritse ukambwira ko uwo muntu azagira imyaka 100 nabo nibagejeje. Intoryi bazita ngo ni inyama z'abapolisi byo ntago narimbize. Ese wewe wari ubizi? Reka n'ubwa mbere mbimenye. Ese wewe kukigendanye na ya ngingo yacu ngo nta myaka 100 wowe ubifata nkaho iryo jambo ari ryo cyangwa siryo? Oya ubundi byo ni ibintu twishyizemo ni stereotype ariko tugomba guhindura imyumvire dufite tugakora dufite gukora nta kindi kintu twigereranya ubuzima bwacu n'ubw'abandi bahise nidukore. Murakoze cyane ati twigereranya ubuzima bw'abakera ndetse natwe ubwacu ati twe gufatira reka iyo mvuga ati ngo nta myaka 100 ati nta myaka 50. Ibyo bintu koko ngereranyije ku byo Geraldine avuze n'ibyo Alphonse avuze ibyo bintu murumva yuko birimo biafecta hano hanze bamwe barabyemeza abandi bakabihakana. Ese Alphonse wowe uhera uvuga ko iyo mvugo ari yo aratubwiye ati iyo mvugo ngereranyije siyo ati kubera yuko bigenda byafecta abantu hano hanze yaba urubyiruko yaba n'abandi bantu bakavuga ati nta myaka 100 bakanyonyuza imitsi y'ababyeyi. Ese wowe udukurikiye mbere na mbere uba wumva ko iyo mvugo ari yo ngo nta myaka 100? Ese kuko iyo myaka 100 ni imyaka tubara kuva ku mwaka wa mbere kugeza ku myaka 100 koko nkuko babivuga? Reka mbaze nsubize ijambo Alphonse atubwire ese iyo myaka 100 koko nibyo cyangwa arimo aratubwira ati iyo myaka 100 nta myaka 100? Ese koko iryo jambo ko yabivuze ati nta myaka 100 koko niryo cyangwa siryo? None ndacyatsimbararaho nta myaka 100. Urabona ndaguha urugero nko gushakana k'uyu munsi. Abasore uyu munsi basigaye bafite n'ubwabo bwo gushaka. Ntago wabumva ko nabo bazashakana bazamarana imyaka ijyana muri 20. Uyu munsi bari kujyana kontara y'imyaka 5 bitewe n'ubukungu bitewe n'amafaranga bafite. Niyo mpamvu mvuga ati nta izageramo yewe 100 turayigezamo turarya iki dufite iki. Ati n'abasore birimo birabafecta bitewe n'ibintu biri hano hanze ugasanga yabaye igihe bashakanye nta bukwe barimo barakora. Ese ibyo bintu reka tubikuze n'ubukwe burimo burabera hano hanze. Ese abasore bagikoresha ubukwe ubundi bangana iki? Ubwo iryo jambo ngiye kuribaza Geraldine. Abasore bagikoresha ubukwe abasore hano hanze bafite gahunda cyangwa ntayo cyangwa se dufite gahunda ugereranyije uko ubibona nayo magambo aba ari hano hanze stereotypes ziba ziri hano hanze uba wumva iryo jambo ritafecta iyo migendere y'ubukwe buba buri kubera hano hanze? Yo imigendekere yo iri affected ukuntu ubundi urebye nko mu kigero cyo hambere wasangaga abasore bazana abagore hakiri kare ugasanga bakoze n'ubukwe ariko ubu ngubu tugendeye nko ku makuru yo muri iyi minsi ukuntu ibintu tubibona byarahindutse. Ibintu byarahindutse cyane byarahindutse rero mw'abantu mwe iryo jambo ndetse n'ayandi magambo stereotypes zose ziba ziri hano hanze urumva yuko bigenda byafecta societe tugiye tubayemo.
ese abasore bagi koko nawe udukurikiye abasore bagikoresha ubukwe ni bangahe? Ese koko ibyo bintu koko tuba tubona ari byo? Ese uwo ni umuco nyarwanda twakagombye kuba turimo turafata? Alphonse nati ibyo bintu koko ngo nta myaka 100, imyaka ngo 50 ngo nayo ngo ni myinshi. Ese uhera hehe utubwira ko iryo jambo ari ryo? Iryo jambo ni ryo biturutse kuki? nahoze muvuga ku kintu cy'ubukwe. Yewe n'ubundi nta gikwe nta n'umugore. Nta gikwe nta mugore kuko nshingira ku byo mbona. Ushingira ku byo ubona? Igikwe gisigaye gikoresha umwana w'umugabo kigasiba undi. Ariko rero ko njya numva bavuga ngo ibintu n'abantu, niba ufite abantu ibintu byabuze gute? Nimba uba ufite abantu ukavuga ati nta gikwe kandi ukaba ufite abantu, abo bantu ufite ko bavuga ngo ibintu n'abantu, ukaba uri kuvuga ngo bikoreshwa n'abana ngo bafite amafaranga, ubwo nicyo wari ushatse kuvuga ndakeka. Umva nkubwire, ibyo byari ibya kera. Uyu munsi ntabwo uzavuga ngo iwanyu baratunze inka, iwanyu bareza. Oya, umukobwa muravugana kubaza ugira aho utaha, ufite imodoka, ufite iki, kugira ngo mujane gahunda akakubaza ngo ufite imodoka. Oya, ubwo ngubwo ndahita mbaza hano Dina tubwiye niba nawe ibyo mwese koko we abigenderaho, aravuga ati mbere yuko tugira icyo dukora waba ufite imodoka, waba ufite amafaranga, ibyo bintu se nawe urabikora? reka ibyo bintu ubundi urebye hari icyo bita urukundo rw'ukuri, hari n'icyo bita urukundo nkurikira bintu cyangwa se mpararana. Urebye rero kuri iki gihe nicyo kibazo dufite muri iyi si ya none, abantu dusigaye dukunze imitungo cyane aho kugira ngo tugire urukundo. Birumvikana rero wa mugani ukurikije icyo ngicyo, umuntu ukubaje ngo ufite imodoka mwa basore mwe twaba turi hano hanze cyangwa se n'abatifu, birumvikana ko bashobora no kwibaza abakobwa, ibyo ni possibilities zigiye zitandukanye. Ese koko ibyo ngibyo abakurikiye ayo mafaranga cyangwa se niwo wabaje ashaka? Ese wenda dusubiye inyuma ho gatoya ko kuvuga ngo ni ugutaruka, ese Alphonse wowe kuri uwo musore hano hanze haba hari uwabikubajije, haba hari uwakubwira ati ese waba ufite imodoka, waba ufite iki kintu runaka? umwe si babiri. Rero n'imyaka tugezemo ari iki tubaza. Imyaka tugezemo ari iki tubaza, ari nicyo tugomba gukora. Rero umuntu yazi ko yize ishuri, noneho we afite akazi, ati ni gute nashakana n'umuntu utagendera ku magurane? Amagurane ubwo mbese muri make hazaza n'atandatu. Ubwo rero ubwo birumvikana ko amagari niba ari amagurane hazaza n'amaguru 6 niko nabifata. Ese ugeranyije bimwe biraterwa n'amashuri abantu bari kuba barize. Ese ugeranyije ni ukuvuga ati niba uri kuvuga ati ari kuba afite amashuri akaza akavuga ati biri kuba byaterwa n'amafaranga waba ufite. Ese ugeranyije ishuri hari icyo ririmo riragenda ryafekta kuri iyo migendekere y'ibiri kuba hano hanze muri societe? Icyo nakubwira cyo ishuri reka dushyire ku ruhande, ahubwo navuga ko ni nk'ingeso cyangwa ni nk'akateye mu rubyiruko rw'uyu munsi. Niyo mpamvu abasore bamwe bavuga ati mpisemo kwibera umuhungu w'iteka. Kuba umuhungu nako rero hari n'ibintu byateye hano hanze ukantandukanyiriza umuhungu n'umusore. Ese abo bantu baratandukanye mwebwe baratandukanye. Uravuze ngo ugahitamo kuba umuhungu w'iteka. Ariko none ese wowe udukurikiye ibyo bintu waba uzi difference iri hagati y'umuhungu ndetse n'umusore? Niba ubizi utwandikire muri comment tubwire, we cyangwa se Alphonse dusobanura utubwire difference rero. Ndasobanuraho dukeya kuri byo kugira namwe muzagira icyo mubivugaho. Umusore ni wa wundi bukiri mu rugendo bwo gushakisha uwo bazabana. None umuhungu mu gihe yavuye mu busore, kuko gushaka byo biba byanze, agahitamo kwiyakira akabaho akabanga umuhungu w'iteka. Ntabaye padiri, muri make ntiyihaye Imana, nta n'ubwo amariye, yiberaho gutyo. Nanjye kuvuga ngo yiberaho nk'igiti, ariko ntabwo abaho nk'igiti, yiberaho gutyo
yitekereza we ku giti cyiwe. nuko nabisobanura. Urakoze cyane, iyo niba ariyo suggestion njyewe ntabwo icyo gitabo naba naragisomye ngo mbabwire ati koko ibyo bintu mbihagazeho gutya. Gusa buriya Alphonse hari ahantu yaba abizi afite na experience. Yarasomye. Wabona yarasomye. Niyo mureba ariko ubumubona ubona ko yasomye. Turumva yuko ari kuvuga ati hano hanze biri guterwa n'amafaranga. Ati abantu akavuga ngo nta myaka ijana. Ese wamuntu iryo jambo koko muri societe tuba twumva ari ryo koko. Iryo jambo rwose mwa bantu mwe ngo nta myaka ijana. Ese wowe nabajije, ese wowe udukurikiye nibyo nta myaka ijana cyangwa wa mugani Alphonse aratubwiza ukuri cyangwa Gerardine aratubwiza ukuri? Gusa nawe udukurikiye utwandikire muri comment utubwire. Ariko njyewe icyo wenda nahita njyaho singiye kuvuga ngo ndi hagati aha ngaha, ariko icyo navuga yuko iyo ni stereotype iri hano hanze igatuma abantu ibikorwa byabo bitagenda neza. Alphonse ngira ngo wenda nubwo tutari kumwe urumva ko uruhande mbogamiyeho, ariko se wowe wenda dusubira inyuma ho gato. Iryo jambo urifata uti nawe koko wararyakira uravuga ati koko niryo? Urakoze cyane. Ndimo ndagenda ngira icyo mfata mu nshingiye ku byo mugenzi wanjye arimo avuga. Birumvikana rero niba ari kugenda agira icyo, iyo niyo learning, ni process of acquiring, ugafata ibintu byinshi yaba ubumenyi, imyitwarire, indangagaciro zose ukagenda uzakira. Urumva ko arimo ngaragenda ahinduka. Urumva ko arimo biraza birakomeza bize ngo biraza nyine. Ese uracyari hagaze 100%? Urabona umuntu azira ko atahuye n'abandi, azira ngo bamusobanurire what is going on, what is new. Urumva nanjye kuba mpuye n'abantu nkababwira icyo ntekereza, mukambira icyo mutekereza, tukagira icyo dufata hasi ingamba zo kwikuramo. Navuga ko ari umuco wateye muri uru rubyiruko. Icyo nakwanzura ko ntago abashaka afite amafaranga gusa, ntago abashaka ari abishoboye gusa, bitewe n'ubwumvikane mwahuza mugakora urukundo. Ariko sinakwibagirwa ko urukundo rubagarwa n'amafaranga. ngo rubagarwa n'amafaranga. Ariko rero bw'abantu mwe mudukurikiye, ese koko ako kantu k'amafaranga agenda numva arimo aracicikana hano hanze, ngo rubagarwa n'amafaranga. Iryo jambo wari dusobanurira neza? Nari basobanurira cyane. Urabona Imana yaduhaye urukundo, urabyumva? Iduha urukundo dukundane. Ariko ntabwo uzaza ubwira umuntu ngo chérie je t'aime Roma, no. Utamwereka ibikorwa, utamwereka amafaranga, yakugira icyizere ate? Ngo ntiyakugira icyizere, ubwo ngenda ahita mpindukira. Nagize Imana mwese ndabafite. ubwo ndahita mbaza Gerardine, ese koko aje nta kintu afite, just aje agira iby'abasore, nawe urabizi ngo ntabwo njya wamubaza ibintu bigendanye n'amafaranga, wamubaza ibigendanye n'imitungo yaba afite. Murakoze cyane. Ubundi njye mpereye kuri ibyo, ikintu cyitwa urukundo kirakomeye pe, kirakomeye cyane. Ahubwo natwe abakobwa bo muri iyi minsi hari ibintu twishyizemo yuko tugomba kujya aho ibintu biri, cyangwa se tugomba kujya aho tubona biri ku bantu nyine tuzi. Ariko igitekerezo nyamukuru njyewe mfite ni uko ese nimba nshaka ibyo bintu, njyewe hari uruhare nigeze nkora kugira ngo basi ibyo bintu mbishake. Icyo gihe rero iyo uri mubishaka nta nubwo ubona umwanya wo guta igihe cyawe, hari uburyo nyine dushukwa. Ariko iyo wabashije kugira ikintu ukora nawe, inshuro nyinshi uhura n'umuntu ufite ibitekerezo bizima ari gukora, ugasanga mwahuje n'urukundo rukaza rukoroha. Birumvikana ati rero wa muntu icyo kintu kirakomeye. Hari izo stereotypes ni ukuvuga ati ntabwo zaba ziri hanze mu basore gusa, ahubwo no mu bakobwa byaba birimo. Ariko icy'ingenzi yaba ari ugukora twese, twarangiza tukagira ute tugahuriza hamwe, kugira ngo wenda iryo niryo yaba ari iryo somo ryiza. Ariko ako kantu ngo nta myaka ijana, na nubwo haracyariho akantu k'akabazo. Yego harimo changes, birumvikana ageze nko kuri 80% hino, ariko birumvikana yaba hano hanze ako kantu kagombe kagere hose. Tuvuge yuko ibyo bintu buri wese aba agomba gukora atitaye kuri ibyo bintu birimo biragenda biba hano hanze.
icyo si yaba ari igitekerezo cyiza. Yego cyane. Murakoze cyane rero, mbaye mbashimiye kuri uyu mwanya mwemeye tukaganira kuri icyo kintu Alphonse. Murakoze cyane, mwari kumwe na Kirimubene cyo Alphonse. Kirimubene cyo Alphonse, urakoze cyane kuba witabiriye rwose. Nawe Gerardine? Mugenzi w'inganzo twarasenze. Ati ni mugenzi w'inganzo twarasenze, ariko watubwira inkomoko y'ako kantu ho gatoya? Yego, ndi mugenzi w'inganzo nyir'ubutangwa mutima utuje. Ndi uwo Ruganzu yaganje kuzajya mvuga ibisiga imbere y'abasizi, ndetse nkanatoza n'ishyaka rishya ry'u Rwanda. Guma. Ati guma. Ako kantu kavuge twumve. Nagome rwose niyongere umutima w'urugo. Amen. So mbaye mbashimiye rero kuri uyu mwanya mwemeye ko tuganira. Ingingo y'umunsi yavugaga ati ese iri jambo ririmo riraza hano hanze ngo nta myaka 100, ese niryo cyangwa se siryo? Gusa twumvishe yuko icy'ingenzi ari ugukora iryo jambo tukarireka. Mbaye mbashimiye rero.